Ni byiza cyane kongera guha ikaze mukunzi wa Rayon Sport dukurikira amakuru n'ibiganiro bigezweho muri Sport Update hano iwacu mu Rwanda. Rayon Sport ikomeje imyiteguro. Ku mugoroba washize mwabyumvise ko yafashe yitwa James FC itera 4-3 umukino waranzwe n'ibintu byinshi giye kugarukaho, ariko sindi butindemo cyane kuko wagiye uvugwaho bihagije cyane na bagenzi banjye bandi. Ndatinda cyane ku cyo bivuze ku minsi 3 Rayon Sport ifite y'amateka guhera tariki 24 ndetse 29 na tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani. Imikino yayo yo muri Sekafa Kagame Cup nibwo igomba kuzakinwa. Tureba neza cyane n'amakipe bazagenda bahangana, ariko kandi Rayon Sport ikomeje imyiteguro inabona neza ko mu gihe hasigaye iminsi 6 uyu munsi kugira ngo Rayon Day ibe, umunyezamu Dande Junior ntabwo aragera mu Rwanda, kandi umukino wa nimugoroba wongeye ugaragaza urwego ruri hasi rw'abanyezamu Rayon Sport ifite aka kanya, ndetse ku rwange ruhande yakaba ifite abanyezamu babiri bari ku rwego rwiza. Ariko uyu munsi bose twese duhanze amaso Dande Junior ko arushaho kuza akaba igisubizo muri razamu rya Rayon Sport. Biraza kuba bigenda bite rero? Reka tubiganireho mu buryo burambuye kandi bufite byinshi busobanuye. Abakunzi ba Rayon Sport ni mutera gatebe tuganire, nitwe MC John Brian. Amashusho mureba nayo twahawe na Rayon Sport Plus TV yayo ubwo yagenaga yerekana tumwe mu duce twaranze umukino wa nimugoroba. Rayon Sport iritegura gute Sekafa Kagame Cup? Rayon Day yo bimeze bite? Dore ko amaze kuba ihindurirwa location ikazabera kuri Kigali Play Stadium, mwarabyumvise, aho kwinjira byavuye ku mafaranga 300 byari biriho muri stade, ahubwo bijya ku bihumbi bigera kuri 5 itike ya makeya. Niba uri umukunzi wa Gikundiro ngwino tuganire, niba ukunda sport by'umwihariko ngwino nawe tuganire, kuko ndabizi neza ko hari byinshi ushobora kuza kuba wunguka neza cyane. Turebera hamwe hari ingingo Francis Christian Ba icyo ari gukora kugira ngo abasore arushaho kugenda abubakira umukino uhuje ndetse ufite intego n'intumbero. Bombora ariko kuri Asumani Ndikumana ntabwo biri kugenda neza, ngo imibanire n'abandi ishobora kwirimo quelque chose cyangwa se akabazo runaka. Umunyamakuru n'umusika w'utuminsi yashize witwa Anta mu cyo biganiro yabigarutseho, asa n'utunga itoroshi n'urutoki rurerure ageza aho bikwiye kuba bigera. Ntabwo ari rwarundi batunga abantu ariko barimo batukana. Navuze ni yatunze urutoki asa nabwira Rayon Sport hari umukinnyi uroga bagenzi be. Ese bisobanuye iki? Reka tubiganire neza cyane ubundi turebera hamwe aya makuru agezweho. Niba rwa mbere tubanye urakaza neza, nizere ko nawe ugiye kuba umwe muri twe ukanda kuri subscribe, ubundi ukarushaho kugenda wemeza kuzajya ukurikira ibiganiro n'amakuru yacu uko bwije nuko bukeye. Wemere guca muri comment ukadusangiza igitekerezo, yewe na like yawe iraza kuba ari y'agaciro gakomeye kuri twebwe. Nabikubwiye nitwa MC John Brian, reka tubane tuganire neza cyane. Rayon Sport ku mugoroba washize yakinnye na James FC mu mukino wayo wa kabiri. Navuga ko mu by'ukuri ari nk'uwa mbere uri official, wenda ikipe isa naho squad yose ijya kuba yuzuye, dore ko uyu munsi tuvugana abantu b'ingenzi babiri baburamo ni umunyezamu Dande Junior wamaze kuboneka utaragera mu Rwanda, ariko nawe utegerejwe vuba cyane, ndetse ushobora kuba uyu munsi cyangwa ejo kuwa mbere, ndetse n'umukinnyi w'umwataka Rayon Sport ikomeje gushakisha, aho biciye mu bakunzi bayo bari no kwegeranya umusanzu. Ese uri umureyo wamaze kugira icyo ukora se? Ni ugucyo akanyenyeri 142 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 ibihumbi 8 urwego yesi, ukareba kujya gushyira umusanzu wawe kuri Rayon Sport FC, ubundi ugakanda akanyenyeri bitewe n'uko umufuka wawe ureshya cyangwa se momo yawe ihagaze. Birumvikana rero Rayon Sport ikomeje urwo rugamba, ariko ku munsi w'ejo nyuma y'uko Rayon Sport ikinnye na U20, ariko abakinnyi bari bamaze iminsi bakorana gusa, aba ba senior bari bataraza, bano basore barimo ba Issa Jugibor, ba Atisoko John, umusore waratsinze n'igitego, bari bataraza. Bakinnye na U20 yari bayitsinda 7-1. Ku mugoroba bakinnye n'ikipe yitwa James yo muri Sudani bayitsinda 4-3. Ni umukino waranzwemo n'ibitego byinshi, ni umukino wa gishuti. Abatoza bagiye bagerageza uburyo butandukanye bugamije kureba urwego rw'abakinnyi bafite uko bahagaze, ariko navuga ko ari umukino Rayon Sport yabonyemo ubuhanga bwihariye n'ubundi bwitezwe n'abakunzi bayo, bw'umusore witwa Issa Jugiba ndetse n'umusore Atisoko Jo. Abasore bagaragaje urwego rwiza, yewe n'abandi bose bagiye bakina byinshi kandi byiza, dore ko bimwe mu bitego harimo byatangwe Gurwan Ngongo. Nabona abasore bakinana nyine babakinnyi bakina umupira atari babandi bakina ibintu byo muri segiteri. Uyu musore tushobora kuzamubona mu mwaka uri imbere, abare bakishimira cyane gutunga umukinnyi nka Tambwe Gurwan Ngongo amaze kuba agenda huza n'uyu musore witwa Issa Jugiba mu kibuga hagati, dore ko bakoranye kandi bakinnye neza cyane. So ni umukino rero uretse ibyo bitego bibiri byatangwe by'uyu musore witwa uyu musore witwa Tony Kitoga, harimo n'igitego nyine cya Atisa Kojo ndetse n'igisore cya Mubaraka Atiso Kojo
Daniel Atisa Kojo Antonio niko yitwa, ntabwo ari Daniel. So Daniel ni Muhoza Daniel nawe yabanje muri uyu mukino. So rero birumvikana ibyo bitego uko ari 4 byatsinzwe n'abasore batandukanye, Mubaraka Atiso Kojo ndetse na 2 bya Tony Kitoga, bimwe byatandukanije umukino. Ariko twongera kumva no kubona izamu rya Rayon Sport ryinjiramo ibitego kuma erreur ari personnel cyangwa se ku makosa yihariye y'umuzamu Mugisha Yves watsinzwe ibitego 2 wenyine akimara gusimbura Dirisa Kuyate. Ubwo birumvikana Kuyate yatsinzwe kimwe n'yo cyane abanje muri uyu mukino, batsinze kuri penalty abasore ba James FC, hanyuma yitwa Rayon Sport turuka inyuma igenda itsinda birangira itahanye umukino. Ariko byeretse abakunzi b'umupira w'amaguru abareyo by'umwuka ubuyobozi ko bakeneye byihutirwa umunyezamu Dande Junior utegerejwe kugera i Kigali. Ubwo birumvikana we agomba kuza asobanura byinshi, ndetse muri bya biti by'izamu akaza ari umugabo urimo wo kwizerwa nka gardien wa mbere wa Rayon Sport. Ikeneye rero ndi mu gardien biba byiza akaba ari umunyarwanda wa kabiri kugira ngo byorohereze ya fedo match igomba kujya abanyamahanga 8 mu ikipe. Ibaze yisanze irimo ishyira abanyezamu 2 b'abanyamahanga, yahita isigana kinyi 6 bashobora kujya mu kibuga, kandi bikumvikana ko umwe muri abo banyamahanga 2 b'abanyezamu ubwo yababaye impfabusa kuko ntabwo yaba ari buze kubakoreshwa. Urumva ikintu bisobanuye. Dirisa ko yatanze gusesa amasezerano uyu musore nawe uyu Mugisha Yves ntabwo arajye ku rwego rwiza. Trikarikomye umutoza abanyezamu sinzi ikintu mukorere kihutirwa, ariko biragaragara ko akeneye igihe kugira ngo yitegure ko amakosa yakoraga ubushize umwaka ushize n'ubu ngubu yasubiyemo, umupira yarutse baramusonga bawushyiramo. So rero nako yashose umuntu barinda umupira ujya mu izamu. Hari umuntu umunyezamu agomba kugira uburyo budasanzwe bwo gushyira umupira ukwiriye kubujya. So rero ibyo byabaye birarangira, ariko Rayon Sport yabonye ko ikeneye umuzamu. Uyu mugabo witwa Dande Junior nababwiye ko yitwaraho Rushungu Jean Pierre wamutoje, uyu mutoza wabaye muri Rayon Sport akanakora amateka ari kumwe nayo, yavuze ko mu by'ukuri umuzamu mwiza ndetse uzagira akamaro ikipe ya Rayon Sport kuko yamutoje amuzi kandi babanye kabisa. Hanyuma rero Rayon Sport kandi itegereje uyu mwataka n'ubu tutaramenya ngo ninde. Meya Murenza Budara ntari kuryama ntari kugoheka, ategereje kuba yasinyisha umwataka kugira ngo mu gihe buri minsi 6 kugira ngo twinjire muri Rayon Day izabera i Nyamirambo tariki 18 umunsi turi tariki 12. Uwo mwataka zaramaze kugira uko ahuza n'abandi kuko byanze bikunze agomba kuba yahageze kugira ngo arebe ko azafasha ikipe izahangana ikipe ya Gor Mahia ku munsi w'igikundiro. Abareyo mwese kabisa kugura itike ya macyungu ni 5 tugure tuganira, nyamuneka abareyo cyo gushyigikira igikundiro n'abandi banyamupira ariko bashaka kwirebera uko ibintu bizaba bimeze. Hagati aho muri Sekafa Rayon Sport igomba guhangana n'amakipe agiye atandukanye tariki 26 igomba guhita imanuka mu kibuga ihangana n'ikipe yitwa KVZ ni hara mu gihugu cya Zanzibar, hara muri Zanzibar muri Tanzania. Birumvikana tariki 26 muri stade Amahoro. Hanyuma Taska kipe ya Julien Mete wabaye muri Rayon Sport ikayitwa Taska nyine ikazahangana Rayon Sport kuri Kigali Play Stadium tariki 29 z'ukwa 7. Tariki ya mbere ikazahangana n'ikipe yitwa Hilal muri stade Amahoro. Ni imikino ya Sekafa Kagame Cup, ndaza kuba mbabwira ibindi byisumbuye. Ndabashimiye cyane agaruka mu kanya baye.